nta kibi cye, yari umumama mwiza w'umutima mwiza, nta kibi cye. Gusa yavuye mu rugo ajya kwa nyirabukwe, avuye kwa nyirabukwe nyine nimba asitaye ntabwo tubizi. Njye ndahinguye umwana arambwira ati mama Odira ngo arapfuye. Mushimiyimana Donatille ashobora kuba yishwe n'amarozi ayo bita ubutaraza. Dusigiye agahinda kubera ko yaturereraga abana b'incuke. Abana bacu twabamusigiraga akabafata neza, none urupfu rwe ubonye niyo arwara nibura tukamurwaza tukamenya ngo yarwaye. Kubona umuntu yari muzima n'abana uyu munsi bize yabigishije abana bagiye kwiga bize, none dusanze umuntu yapfuye ruriya rupfu. Ni inkuru ibabaje cyane ku buryo umuntu atabona uburyo bisobanura. Turi mu mudugudu wa Kabare n'akagari ka Nyamiyaga, hano mu murenge wa Kageyo, akarere ni aka Gicumbi. Ni umudamu w'umwarimu yigishaga witwa Mushimiyimana Donatille, azwi ku izina rya mama Odile. Akaba yari afite imyaka 29 y'amavuko. Yamaze kwitaba Imana, yasize abana 2 bakiri batoya. Uyu mudamu amakuru ari kuvuga ko yarimo kwihuta agiye mu itsinda, ariko yabanje guca kwa nyirabukwe. Yaciye kwa nyirabukwe ngo ari kwihuta agiye mu itsinda, birumvikana yari nko mu masaa 7, yari avuye muri pause kubera ko yari yigishije nk'uko abaturage bakomeje kugenda bivuga. Ati uyu munsi abanyeshuri bize aranabigisha, yatashye anyura kwa nyirabukwe, gusa arimo kwihuta ajya mu itsinda. Baje gutungurwa nuko basanze uyu Mushimiyimana cyangwa se Mushimiyimana Donatille cyangwa se mama Odile, basanze yapfuye mu muhanda yaguye yubamye. Bagerageje gukora ubushakashatsi ku mubiri we, genzura bari wenda nibe naba bajura cyangwa se abantu babanje guhangana, basanga rwose nta kibazo na kimwe afite, ahubwo yaguye hasi yubamye. Bamwe bati se yaba yasitaye. Gusa nubwo wenda umuntu atabishimangira, hari abakomeje kunuganurwa ko uyu mama Odile cyangwa se Mushimiyimana Donatille ashobora kuba yishwe n'amarozi ayo bita ubutaraza. Bamwe bakomeje bavugira ati uyu ni ubutaraza bamuhaye, nta kuntu umuntu ashobora kuba yagwa neza mu nzira, nta n'uwamenya ngo byagenze gute, kandi nta kibazo na kimwe yageraga, yari muzima, yari umuntu mwiza abana n'abandi. Ni gute abantu ngo bashobora kuba barimo gupfa nk'ubushwiriri ku buryo umuntu yikora akaba arapfuye gutyo gusa? Nyamara buriya umuntu kugira ngo azapfe gupfa ntabwo ari ikintu cyoroshye. Abaturage bakomeje kubabazwa n'uburyo batamurwaje, ati niyarwara tukamurwaza tukamenya ngo apfuye twamurwaje, ati uru rupfu ntirusobanutse. Yabanje kwigisha ku manywa, ajya muri pause, anyura kwa nyirabukwe, hanyuma yari kwihuta mu itsinda. Bamwe bati se yanyereye kubita hasi. Mbega n'ibintu byinshi kugenda bigarukwaho kuri uru rupfu rwa Mushimiyimana Donatille. Wenda turaza kunyuzamo amajwi makeya y'uburyo abaturage bakiriye uru rupfu. Gusa muri rusange hirya no hino mu Rwanda hari impfu zigiye zitandukanye, abantu bari kugenda bapfa z'amayobera ku bitangazamakuru bitandukanye. Ngira ngo mumaze iminsi mugenda mubyumva. N'uru rwa Mushimiyimana Donatille narwo ruratangaje. Gusa inzego zishinzwe umutekano nka RIB zahise zihagera zitangira gukora iperereza ryimbitse ku kintu cyaba cyateye urupfu rw'uyu mwarimu wigishaga wasize utwana 2. Ngaye nguko rero wenda iperereza niryo wenda rizagaragaza mu by'ukuri icyaba cyamwishe, kandi aho nganditse subscribe yandikishe kugira ngo video itaha izabashe kukugeraho ku gihe, ndetse kandi naho nganditse like kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Dukomeze kwifuriza iruko dashira uyu Donatille Mushimiyimana mama Odile, kandi by'umwihariko abo yasize namwe turabakomeje.